Muraho neza nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, murakaza neza ku buhamya bw'Abizera TV, umuyoboro ugamije gukomeza ukwizera kwacu no gusangiza abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nitwa Leonari kandi ndishimye cyane kongera guhura namwe uyu munsi. Turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo gutangira, reka dufate umwanya dusenga Imana, tuyisabe kubana natwe mu kiganiro kandi tuyiragize muri uyu mwaka 2025 twatangiye. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu ishobora byose, turagushimira cyane kubw'urukundo rwawe rutagereranywa no kubw'imigisha utugirira buri munsi. Urakoze kuba waratubaye hafi mu mwaka 2024, tukaba twarabonye ukuboko kwawe muri byinshi bigoye twanyusemo. None twakiriye umwaka mushya wa 2025 kandi twizera ko uzaba hafi yacu kurushaho muri uyu mwaka wa 2025. Mwami, ndasabira abareba ibiganiro bose, abamaze iminsi bakurikirana ubuhamya bw'Abizera TV, baha umugisha mu buzima bwabo, mu miryango yabo ndetse no mu byo bakora byose. Abatarakumenya nabo bagirire ineza, ubahishurire urukundo rwawe kugira ngo bazagendere mu mucyo wawe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe rifite imbaraga, gira ubushobozi bwo guhindura imitima yacu no kudukomeza mu kwizera. Turagusabye ngo ubane natwe kandi iyi nyigisho ifashe ubwoko bwawe, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data mu mwami wacu Yesu Kristo, tugiye kurebera hamwe uburyo ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kongera ukwizera kwacu no guhindura ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana ni intwaro y'umukristo kandi rituma tugira imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo no kuguma mu nzira y'umwuka ndetse mu nzira nyakuri y'ubutumwa bwiza. Ni mucyo tujye mu byanditswe byera, aho dufite imirongo izadufasha gusobanukirwa neza imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Hanyuma tuzarebera hamwe kandi uko twakoresha iryo jambo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebere hamwe rero imbaraga cyangwa se umumaro uri mu ijambo ry'Imana. Umumaro w'ijambo ry'Imana. Dusome muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 17. Ibice 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 17 hagira hati: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bene data rero, uyu murongo utwereka ko Imana igezaho ijambo ryayo kandi iryo jambo Imana iduha ko ari ijambo ridahwanye n'andi magambo asanzwe, ryahumetswe n'Imana Data wa twese kandi rigamije kudufasha. Rigamije kudufasha iki rero? Riko ritwigisha, riratwigisha ko rituma habaho kumenya iby'Imana, ritwigisha n'ibyo itwifuzaho. Ikindi nuko riduhugura, abaguhugurwa kandi duhuguwe n'ijambo ry'Imana. Iyo duhuguwe rero habaho kumenya ibikwiye gukorwa no kurushaho kugira inyifatire ikwiriye imbere y'Imana. Riranadukosora kandi ijambo ry'Imana ridufasha kubona amakosa yacu kugira ngo twisubireho. Si ibyo gusa kandi ridutoza no kugira cyangwa guharanira kugera ku butungane. Ijambo ry'Imana ritugira abantu bashyitse kandi batuje mu kwizera, tukagaragara dukwiye imbere y'Imana. Urugero, hari ubwo twumva tumanjiriwe n'imibabaro cyangwa ibibazo, ariko Imana ikaduha ijambo ryayo rikaduha icyerekezo. Uburyo rero ijambo ry'Imana riduhamo icyerekezo tubisoma neza muri Zaburi ya 23 umurongo wa 1 kugera kuri 4. Reka tuhasome twumve.
Iyi zaburi ni iya Dawidi, iragira iti: Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bumpumuriza. Iri jambo ry'Imana dusomye muri Zaburi ritwibutsa ko Uwiteka ari umwungeri wacu, kandi ko aduhumuriza mu bihe bikomeye byose. Imana rero idushishikariza gusoma ijambo ryayo kugira ngo tubashe guhumurizwa, tubashe kubona gutabarwa, tubashe kubona imbaraga zacu aho zituruka. Nta handi zituruka mu ijambo ry'Imana, zituruka mu gusabana n'Imana, ko tubikora umunsi ku munsi. Twongera kandi kuganira ku ijambo ry'Imana, twongera gusoma mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana rero dusoma mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 12 rigira riti: Uko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambira. Aha tubona ko ijambo ry'Imana ko rwose ari rizima kandi rifite imbaraga, rikagira ubugingo, rikajya mu nguni zose z'umutima ndetse no mu ntekerezo zacu, rikamenya ibiri mu mutima w'umuntu uwo ari we wese. Uyu murongo rero twereka ko ijambo ry'Imana ritandukanye n'ibindi bitabo cyangwa amagambo yose avugwa n'abantu. Kubera iki? Ni rizima, ritwinjiza mu buzima bushya, ridutera imbaraga, kandi rikabaho iteka. Ikindi kandi rifite imbaraga, rishobora guhindura ibitekerezo n'imyumvire yacu, rijya mu mutima, rigera mu bwenge, rigasobanura iby'ibanze mu bugingo bwacu. Urugero dusoma muri Bibiliya twereka imbaraga z'ijambo ry'Imana. Reka twibuke igihe Yesu yahuye na Satani mu butayu. Dusomera ijambo muri Matayo ibice 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza kuri 11. Umutwe ugira uti: Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyananwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati: Niba ari umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati: Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati: Niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo, bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati: Kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati: Biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati: Genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Bakristo bene data, mwumvise ukuntu ibyanditswe bitubwira ukuntu Yesu Kristo we ubwe yageragejwe, ariko akabasha gutsinda. Igihe Satani yageragezaga Yesu,
yifashishije ijambo ry'Imana ngo amwemeze. Yesu yamusubije agira ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Uyu murongo rero werekana ko ijambo ry'Imana ari intwaro yo gutsinda ibishuko. Mu gihe cyose umukristo ahuye n'intambara, mu gihe umukristo ahuye n'ibigeragezo, nta rindi jambo rishobora kumufasha gutsinda uretse kwifashisha ijambo ry'Imana. Turikomereho rero, turikunde, turisome, turyige uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo turusheho gukomeza gucengerwa naryo no gukura imbaraga muri ryo. Uko twakoresha ijambo ry'Imana mu buzima bwa buri munsi. Icya mbere ni ukwigira ku byanditswe buri munsi. Dukwiye gufata umwanya buri munsi wo gusoma Bibiliya, dusenga dusaba Imana guhindura ibyo dushaka kwiga cyangwa guhishura ibyo dushaka kwiga. Gukoresha ijambo ry'Imana mu masengesho. Iyo dusenga dukoresha amagambo yo muri Bibiliya, dukomeza ukwizera kandi tukumva turi hafi n'Imana. Nka Yesaya ibice 41 umurongo wa 10, twahasoma twumva umurongo wa 10 hagira hati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Murabyumva ko ijambo ry'Imana riduhumuriza, ritubwira ko tudakwiye kwiheba, tubwira ko tudakwiye kugira ubwoba, dukwiye gutinya. Ni Imana yacu izajya ituramiza ukuboko kwayo. Haleluya. Ikindi kandi, uko dusoma ijambo ry'Imana, twiga ko dukwiye no kumenyesha abandi ijambo ry'Imana. Dukwiye rero gukora iki? Dukwiye kwiyemeza gusangiza abandi ibyo twiga mu ijambo ry'Imana, tukaribasangizanya urukundo rwa Kristo. Dusoza rero, bakunzi bacu, inshuti bakundwa mu Mwami wacu Yesu Kristo, dushobora gufata umwanzuro nk'abakristo. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kongera kwizera kwacu, kuduhindura no kuduhumuriza mu bihe bikomeye. Dukwiye kurigira icyerekezo mu buzima bwacu, tukarikoresha nk'intwaro yo gutsinda ibishuko no gukura mu buzima bwa roho. Wowe rero wabashije kumva inyigisho, ukaba wayikurikiranye, ndagusaba ko nyuma yo kumva iyi nyigisho cyangwa se ikiganiro, wiyemeze gusoma igice kimwe cya Bibiliya buri munsi no kugitekerezaho cyane rwose. Wifashishe imirongo twaganiriyeho kandi uganire n'abandi ku byiza iby'ijambo ry'Imana. Dushobora gusenga rero dusoza. Mwami Imana yacu, turagushimira kubw'ijambo ryawe ryuzuye ubuzima n'imbaraga. Turagusaba ngo riduhindure, ridukomeze mu kwizera kandi rituyobore mu nzira yawe. Turagusabye ngo uhe umugisha buri wese wumvise iki kiganiro, ubongerera amahoro, urukundo n'icyerekezo mu buzima bwabo. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Ikiganiro cyacu nakagaruka.